Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira abantu batekereje kuntumira. Maze imyaka myinshi nigisha abubatsi ingo, ariko uyu munsi ngize umugisha ukomeye cyangwa se ngize amahirwe yuko duhuye n'abapfakazi. Amatorero ntakunda gutegura ibiterane byabo, ngira ngo muduhaye isomo rikomeye ko dukiye kubitaho. Hanyuma ndashimira abavugabutumwa twakoranye mu Ntiza-Amashyi tuyabahe. Ikindi gikomeye nuko nabonye abashumba babashigikiye mu rwego rukomeye, nabo mu Ntiza-Amashyi tuyabahe. Icyanyuma mwateguye ibintu byiza, mufite smartness itabaho. Banza n'abagabo byabagora gutegura ibintu byiza nk'ibyo mwateguye. Mwikomera amashyi namwe. Nagira ngo uriya muntu w'Imana ari muri serivisi, ariko nagira ngo adufashe gusoma. Uriya muntu ni umuntu mwiza imbere n'inyuma. Inyuma ni mwiza, n'imbere ni mwiza. Nawe mumukomera amashyi, ni umugisha cyane kumugira. Abami igitabo cya mbere cy'abami, igitabo cya mbere cy'abami ibice 17 umurongo w'8 arageza kuri 24. Igitabo cya mbere cy'abami ibice 17 umurongo w'8. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, haguruka uje i Sarefati haba Sidoni abe ariho uba, hariyo umugore w'umupfakazi niwe ntegetse kugutunga. Nuko arahaguruka aja i Sarefati. Agezeyo, ageze ku irembo ry'umudugudu, ahasanga umugore w'umupfakazi utoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubwira ati, ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mu gacuma. Nuko aja kuyazana. Akigenda aramuhamagara ati, ndakwinginze unzanire n'agatsima mu ntoki. Nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho, nta gatsima mfite keretse urushi rw'agafu nshigaje mu giseke n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo. Ubu dore ndatoragura udukwi 2 kugira ngo nsubire mu nzu nkivugire n'umwana wanje ngo tukarye twipfire. Dukomeze. Kugeza kuri 24. Eliya aramubwira ati, witinya, genda ubigenze uko uvuze, ariko banza uvugireho akanje ukanzanire hano, maze ubone kwivugira n'umwana wawe. Kuko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze itya iti, itya ngo ico giseke ntabwo kizaburamo ifu n'amavuta, ntabwo azabura muri iyo mperezo, kugeza ku munsi Uwiteka azavubira isi imvura. Nuko aragenda abigenza nk'uko Eliya yabimubwiye, kandi uwo mugore na Eliya n'abo mu rugo rwe bamara iminsi babirya. Ico giseke nticaburamo ifu n'amavuta, ntiyabura muri iyo mperezo, nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Eliya. Hanyuma y'ibyo umwana w'uwo mugore nyir'urugo ararwara, indwara ye iramukomereza kugeza aho yamumariyemo umwuka.
nyina abwira Eliya ati mfa iki nawe wa muntu w'Imana we, wazanwe no kwibukiriza icyaha canje unyiciye umwana. Eliya aramubwira ati mpa umwana wawe. Nuko amumukura mu gituza, agenda amuteruye, amwurirana mu cyumba cyo hejuru yari acumbitsemo, amurambika ku buriri bwe. Aherako atakambira Uwiteka ati ayi Uwiteka Mana yanjye, uyu mupfakazi wancumbikiye nawe umuteje ibyago, umwicira umwana. Maze yubarara ku mwana gatatu, atakambira Uwiteka ati ayi Uwiteka Mana yanjye, ndakwinginze ubugingo bw'uyu mwana bumusubiremo. Uwiteka yumvira Eliya, ubugingo bw'uwo mwana bumusubiramo, arahembuka. Eliya yenda uwo mwana, amukura mu cyumba cyo hejuru, aramumanukana amushira nyina. Eliya aramubwira ati nguyu umwana wawe ni muzima. Uwo mugore abwira Eliya ati noneho menye ko uri umuntu w'Imana koko, kandi ko ijambo ry'Uwiteka uvuga ko ari iry'ukuri. Amen. Data, mu izina rya Yesu, hira ijambo ryawe mu mitima y'abagiye kuryumva. Ubuntu bw'Imana bubane natwe, tumenyeshe icyo ushaka kutubwira mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ntabwo ndi buvuge amagambo menshi, nubwo twasomye amagambo menshi, ndashakamwo amagambo make y'ingenzi. Ijambo rya mbere, mu bagore bose bo muri Isirayeli, niko na Yesu yatanze iyo rekomandasiyo. Yaravuze ngo umupfakazi w'i Zarefati niwe Imana yatoranyije. Mu bapfakazi buzuye isi batubaha Imana, batahisemo kugira Imana ibyiringiro byabo, wowe Imana yaragutoranyije, ukwiye kubyishimira. Kuba warakijijwe ukaba ufite Imana ubwira byibuze nawe. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo uyu mugore Eliya yamusanze arimo gutoragura udukwi ku musozi. Gutoragura inkwi ni ugusenga. Nagira mbabwire ko mu buzima mubamwo bw'ubupfakazi ntuzigere ureka gusenga. Ntuzigere ureka gusenga. Gusenga ni nko guhumeka. Iyo umuntu ahumeka asohora umwuka mubi akinjiza umwiza. Iyo umuntu asenga asohora ibigoye umutima akakira ihumure ry'Imana. Gutoragura udukwi ni ugusenga. Natangajwe n'ahantu yamusanze ku gasozi atoragura udukwi. Uyu mudamu depresiyo yari kumugumiza mu rugo, akavuga ati reka ntegereze mfe, kuko kimwe mu biranga umutima ukomeretse ni ukwigunga no kuba wenyine. Ariko yahisemo kuva mu nzu ajya ku gasozi. Wagize neza ko bavuye muri quartier utuye umwuka bawaje mu giterane. Ntukagiye unanirwa kuba hamwe n'abandi, hanyuma ujye utoragura udukwi, Imana izahagusanga. Icya kabiri, Eliya yaramuhamagaye. Bibiliya iravuga ngo intama zanjye zumva ijwi ryanje. Hanyuma ngo iyo haje undi mwungeri ntizimukurikira kuko zitamuzi. Hari amajwi menshi ahamagara, kandi ayo majwi iyo yakurikiye, ndavuga amajwi atari ijwi ry'umwungeri mukuru, rishobora kuguhamagara rikwereka inyungu, rikakwereka. Ayo majwi yose ntuzayakurikire, uzakurikira ijwi ry'umwungeri mukuru. Mu Byahishuwe haravuga ngo ufite ugutwi yumvishe umwuka abwira amatorero. Muri iki kibazo cy'ubupfakazi hari amajwi menshi ahamagara, ariko dukwiye kumva ijwi rya Eliya, dukwiye kumva ijwi ry'Imana muri iki gihe kimeze gutya. Icya gatatu, uyu mudamu yari afite umutima wumvira. Nyuma yo kumva ni kimwe, kumvira ni ikindi. Ikibazo cy'akarere k'ibiyaga bigari, ibyago twagize, iby'Imana twarabyumvishe tubika mu mutwe,
no mu mpapuro ariko ntibyigeze bihindura imitima. Agakiza ni kiritire, ni umuco gusa, ariko kubona umuntu yera imbuto asa n'ijambo ry'Imana birakomeye. Muri ibi bihugu kubona umuntu atari umukristo byakugora, ariko no kubona umukristo yavutse ubwa kabiri nabyo biragoye. Kubera iki? Twarabyumvishe, ntabwo twabyumviye. Kubona umuntu uhuza ubuzima n'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rigasa n'ubuzima abaho, ni ikintu gihenze. Uyu mupfakazi yarumviye, yari umuntu azi kumvira Imana. Niba hari ikintu Imana yanga mu bintu birindwi Imana yaturemeye, harimo kuyumvira. Kutumvira bingana no gusenga ibigirwamana. Ikintu Imana yanga ku kigero kiri hejuru ni umuntu utumvira, utayumvira. Dukwiye kumva ijwi ry'Imana, hanyuma dukwiye no kwiga kuyumvira. Ngendi pasiteri, madamu nawe n'undi mupasiteri, nuko mu itorero ryacu batagira abagore abapasiteri, ni mwarimu w'itorero. Twinjiriye mu murimo rimwe, ajya kuyobora itorero nanjye ajya kuyobora irindi. Rimwe yaragwaye, agwara umutwe, hanyuma byari bigeze nka saa 5 saa 6 y'ijoro. Twari duturanye n'abaganga hafi, arambwira ngo njye kumusabira imiti y'umutwe ku baturanyi. Mpita ndiruka ndakomanga, ntibanyumva, bari basinziriye. Ndakomanga ntibanyumva. Ijwi rinsanga aho hantu kuri urwo rugi, rirambwira ngo buriya bwose nuko muteye. Uri pasiteri akaba mwarimu, imbere yuko munsenga muhita mujya gushaka ibinini. Ubwo bivuze ngo muri aka kanya ikinini kiranduta. Iyo mubanza mugasenga hanyuma mukajya gushaka imiti nyuma, mukangini niba muvuga ko ndi uwa mbere mu buzima bwanyu, numva ndasebye, nuko nasebye nijoro nta wundeba. Ndangije ndagaruka ndamubwira madamu, twakoze ikosa. Iyo tubanza tugasenga hanyuma tukajya gushaka imiti nyuma, arambwira ngo uzi ko ari byo, ahita atega umutwe, ndambikaho ibiganza, ahita arakira. Kumva ni kimwe, kumvira ni ikindi. Hari umunsi uzagwara ibyo muganga atapima ngo abone, hari umunsi uzagwara ibyo mikorosikopi itabona. Ukwiye kwiga kugira Imana mu buzima bwawe. Eliya yaramuhamagaye, amubwira ko ari buze kumuha agatsima, hanyuma uyu mudamu arumvira. Mbere yuko agenda, ikindi cya kane, yari umunyakuri. Yaravuze ati nkurahiye Uwiteka, sigaranya agafu kangana n'urushi, ndi bujye n'umwana wanjye tugapfa. Kimwe mu bintu bigomba kuturanga nk'indangagaciro mu kigeragezo ni ukuba abanyakuri. Hoya ikaba ari hoya, yego ikaba ari yego. Meruka kuvumbura akantu. Indwara zo mu mutwe bamaze kubarura izirenze 1000. Imwe rero, imwe yantangaje, mwari muzi ko kubesha ari bisazi, ni indwara yo mu mutwe. Kubesha ni ibisazi. Na afite iyo umuntu abesha aba ashaka guhisha uwo ari we, akagira uwo yerekana imbere n'undi wo hirya w'ukuri azi. Ariko reka nongereho ikindi, no kwirarira ntubu umunyakuri nabwo n'ubugwayi bwo mu mutwe. Abantu benshi barirarira pe. Hari umusore twabanye ahantu i Burundi, amashuka yera mucikiyeho. Noneho iyo abashitsi bazaga yahita yicara hamwe hatobotse, akabasuhuza yicaye, no kubasezera bikaba gutyo. Umunsi umwe asugwa n'abashitsi b'abanyamwuka, umwe amuhaye ikiganza yanga kukirekura, ahita aramuhagurutsa aramubwira ngo va ku cifuzo, haguruka. Bahita babona ibitoboro, ariko basize bamuguriye amashuka. Mwaretse kwirarira koko. Kwirarira biri uburyo bwinshi, ntabwo ari byo nshaka kuvuga, ariko niba urarikira telefone ya miliyoni 2 kandi uzi ko utayakorera, uragira ngo bigende bite? Niba urarikira imyenda igezweho udafite ubushobozi bwo kuyibona, uragira ngo bigende bite? Kimwe mu bintu bitugora mu karere k'ibiyaga bigari nanone, ntabwo tubaho ku bwacu, tubaho ku bw'abandi. Wambara kugira ngo wemeze abantu, ukodesha inzu udafitiye ubushobozi ngo wemeze abantu, ujya kugira ngo wemeze abantu, uzaba wewe ryari?
kwirarira ni bibi. Yaramubwiye ati nkurahiye Uwiteka, nta fu mfite, nta biryo mfite akuzuye urusha ndi burya n'umwana wanjye. Gerageza ube wowe, Imana izagushigikira. Ariko nubaho ubuzima bwo kwirarira, Imana izagutererana. Hanyuma icya gatanu, uyu mudamu yari afite iby'agaciro bitatu. Icya mbere ni umwana, icya kabiri ni umutsima, icya gatatu ni amavuta. Umwana agereranywa n'agakiza. Mu buzima, mu gupfakara ni ibyago wagize, ikigeragezo kiza kidakomanze, ikigeragezo kiri natirere, ni cimeza kirizana. Ikigeragezo s'amahitamo yacu, ni ibyago gusa tugira. Ariko muri ibi bintu byose uzacunge, ntuzatakaza umwana wawe, ntuzatakaza agakiza. Ku mpamvu iyo ari yo yose uzajya ubifuhira, wumve ko agakiza ari ikintu cy'ingenzi. Hanyuma umutsima ni ijambo ry'Imana. Bibiliya yuzuye amahame y'ubwami bw'Imana, rimwe gusa uginjije mu buzima bwawe, ubuzima bwawe bwahinduka. Hanyuma amavuta ni umwuka wera. Ibi bitatu, nuba ufite agakiza, ukagira ijambo, ukagira n'umwuka wera, nakugarantisa, nagusinyira uzabaho. Aho bagutera hose wamera. Usibye hano Nairobi hari na bene wanyu, n'uwagutwara mu ishyamba rya Amazon akakwicazayo, umugisha wagusangayo. Kuko Imana izibuka ijambo ryayo, yibuke n'abaribitse, irikurikirana ibihe ibihumbi. Yari afite iby'agaciro bitatu. Yari afite umwana, afite amavuta, afite n'umutsima. Icya gatandatu, igihe yemera kumvira, Eliya yaramubwiye ngo genda ubigenze uko uvuze. Narisonye ndatangara. Ntabwo tubigenza uko twavuze. Uzi ikintu twavuze cya mbere? Waravuze ngo nzaba umukristo mu bintu byose kuzageza gupfa. None ubukristo bwakunaniye utarapfa, kandi wararahiye, waragiranye igihango na Kristo, uravuga ngo nzaba umukristo mu bintu byose kuzageza gupfa. Icya kabiri, twarahiye ko tuzakorera Imana kugeza ku gupfa. None byatunaniye gukorera Imana tutarapfa. Genda ubigenze uko uvuze. Ubu hari umuntu yavuze ngo Mana nunkura mu ntambara z'umurenge ukangeza ahatari intambara, nzagukorera. None wageze hano wirwa kuri WhatsApp. Hari undi yavuze ngo Mana nunyishurira minervare y'abana, nzagukorera. Erega gukorera Imana nta nubwo umurimo w'Imana ni iki? Yesu yaravuze ngo umurimo w'Imana ni ukwizera uw'Imana yatumye, ari we Yesu Kristo. Umurimo w'Imana ni uw'Imana ikoze mu mutima wawe, hanyuma ukamenya icyo waremewe ukagikora. Hanyuma icya karindwi, uyu mudamu amaze kumvira, amaze gukora icyo yagomba gukora, yakiriye umugisha. Eliya yaravuze ngo umva uko ijambo ry'Uwiteka rivuze, ifu ntizongera kubura n'amavuta ntazongera kubura. Reka mbwira aba bashumba bagenzi banjye icyo dutegerejweho ni kimwe, ni ugutanga ifu n'amavuta. Eliya yagiye i Zarefati ntacyo afite mu ntoki, mu bigaragara yari ashonje, ariko ibiganza bye byari bifite ifu n'amavuta. Bibiliya avuga ngo tugaragara nk'abakene ariko dutungishije benshi, tugaragara nk'abapfa ntidupfa. Niba tudatanga ifu n'amavuta ku bapfakazi, twarariye agatsima k'abana. Uzi ko hano birirwa bashemwe udutsima tw'abana. Umuntu w'umugabo agatinyuka akarya udutsima tw'abana, hanyuma akananirwa gutanga ifu n'amavuta. Ukananirwa kumusengera, ukananirwa no kumusura, ukananirwa kumenya imfubyi afite n'ikibazo afite. Warariye ifu n'amavuta by'umwana. Niba ari ikintu gitera isoni ku isi, ni ukurya ibiryo by'umwana. Nicyo kintu gitera isoni. Ndi umupasiteri kuva 2007, ariko kimwe mu bintu nanga amaturo. Kubera ko ituro ni iki? Reka ntanga urugero rumwe rw'ituro ry'ishimwe. Ituro ry'ishimwe ni umuruho umuntu aruha.
akabwira Imana ngo nunkiza uyu muruho nzagushimira. Ni ukuvuga ngo ituro ry'ishimwe ni imiruho yegeranyirijwe mu giturisho. Umuntu w'umugabo akarya imiruho y'abandi ukavuga ngo uri umugabo. Niyo mpamvu iyo akoresheje nabi azana umuvumo. Nta muntu n'umwe nzi yakize akijwe n'amaturo. Ntawe nzi kuko aya barayatongera. Araruha akavuga ati nuntabara uyu muruho nzagushimira, akazana ituro ry'ishimwe. Icyo dutegerejweho ni kimwe, ni ugutanga ifu n'amavuta. Bashumba, ibiganza byacu bigomba kuba bifite ifu n'amavuta. Banyohereje kuyobora ahantu 2011 ku gasozi hatagira ikintu na kimwe. Mpageze ndarira, nari nujuje urusengero rwiza twarutashe, banyohereza ku gasozi harimo n'agahimano birumvikana. Ukuntu bene wacu batari abatagatifu cyane bagira ishari bakagira n'ingomwa n'utundi tuntu. Noneho njya ku gasozi, ngeze ku gasozi ndarira mbaza Mana, ndakambabwiza nakoraga ibirometero 20 buri munsi n'amaguru, mpembwa 60,000 mba mu nzu y'100,000. Mwumva ntibyavagamo. Ico gihe naguze igikwasi nihandura imvunja. Hanyuma iyo navagayo nyuma y'ibyo birometero 20 imyenda nayisiga hanze kuko irimwe imbaragasa nk'uyiyo ngiyo mu ijambo. Mpageze mbaza Imana niko ntumye muri aba bantu. Nari mfite itorero ry'abantu nka 240, 120 ari abapfakazi n'imfubyi. Umukire twari dufite yari umumotari nawe ufite moto y'ideni igenda ita amapiyese mu muhanda. Niwo muntu yinjiza amafaranga. Kugira ngo dukore igiterane twategereza bejeje, umwe akazana ikaroti, undi akazana ibishimbo, undi akazana imyumbati, niko twakoraga igiterane. Nta faranga ryahabaga. Ngiye kuko nari boss mpembwa 60 ngahitangura umuceri tugatumira korari. Twuba ku rusengero ruruzura. Hanyuma nkomeza kubaza Imana, wantumye iki aha hantu? Mutagira ngo yankuyeyo vuba, nahamaze imyaka 7 nkora ibyo birometero. Ariko Imana impishurira ibanga. Fata abana bato ntangira kubitaho. Bana bato enda bitaho, ndababwira muvuka mu miryango ikenye, ariko nimwe muzateza imbere iwanyu. Ndabitaho nkajya mbaganiriza. Ariko uzi ko ubu muri bo harimo abantu bakomeye, simvuga inzego bakora. Ubu hahantu hari hameze gutyo, haparitse amamodoka yuzuye ikibuga. Wa muntu yatwara moto y'ideni ita amapiyese mu muhanda, ubu afite fuso yiwe. Narahavuye ariko nasize ifu n'amavuta. Nukuri kose. Umuntu umwaheruka kunsanga arambwira ngo pastor ngo yega namwe ubu nta kigenda ntigutese. Ngo kare ngo umuntu yagiraga ideni bagiye kumutwarira abana ngo agahita ajya kumutambya. Ngo akamubwira ati abana banye bagiye kubatwara. Akakubwira ko ujya gutira ibijerekani usukamo kandi wasuka bigakunda. Ngo none ubu ngo murabitubwira twasuka ntibyemere. Bashumba, ico dutegerejweho ni kimwe, ni ifu n'amavuta. Muzi ikintu kibabaza imfubyi ni ukuva ku ishure watsinze ntawe wereka birete. Ni ugukora amakosa udafite uguhana. Ni ugushaka gushingirwa udafite ukuvugira ijambo. Ikintu kibabaza imfubyi ni ukubaho ntawe musangira umubabaro. Murabizi ko iyo umubabaro usangiwe uragabanuka, ibyishimo bisangiwe biriyongera. Iyo ubuze uwo mubisangira upfa kabiri. Eliya yaravuze biraba, umupfakazi Imana imuha umugisha, agira ifu n'amavuta. Ikintu cyantangaje,
uyu mupfakazi yahise amubwira tumva rero Eliya ntabwo uri bugende, kuva mbonye ifu n'amavuta tuzabisangira. Ikintu ntangaje kuri uyu mupfakazi, yari afite umutima wagutse ukwigwamwo abandi. None ushobora kuba udafite inzu, ariko mu mutima wawe, mu nzu y'umutima wawe ucumbikiye abantu bangahe? Ni bande usengera nk'uko wisengera? Ni bande wifuriza ibyiza? Ni bande bantu wacumbikiye mu mutima nubwo udafite inzu uko bacumbikiramo, byibuze mu mutima ninde wacumbikiye? Yaramubwiye ngo tuzasangira. Mu magambo badusomeye yavuze ngo agomba kuba azi kwita kubo mu muryango we, acumbikira abashitsi, akaboza ibirenge. Mu muco wa Kiyuda koza ibirenge wari umuhango ukomeye, kuko umuntu yabaga yagenze mu butayu igihe kirekire, ibirenge byashushe. Koza ibirenge cyari ikimenyetso gikomeye. Hanyuma muzi abadamu bagira ingeso itari nziza, bakunda cyane abo babyaye. Umuntu atabyaye ntapfa kumukunda. Ikindi, bafuhira ikintu cyose kiri hafi aho cyose. Mama yarapfuye, ifoto ya mama nyimanika muri saro. Umudamu araza arayireba, ahita ambwira ngo pastor, ngo reka nkubwire ikintu, ngo madamu wawe ntazabikubwira kuko arakijijwe, ngo twebwe turafuha tugafuhira n'uwapfuye. Iriya foto uzayimanure kuko umugore azajya, niba utaha buri munsi ukayireba ngo azafuha. Abadamu niyo miterere bagira, bafuhira ikintu cyose kiri hafi aho cyose. Tukwiye kugira umutima wagutse ukwigwamwo abandi. Umva, murebe hano, ifu n'amavuta bizaza. Ni ukuri ifu n'amavuta bizaza, ni ukuri kose ifu n'amavuta bizaza. Ahubwo ubwoba nagira ni uko muzitwara ifu n'amavuta byaje. Ese uzakomeza gucumbikira ba Eliya? Uzakomeza kuza mu nzu y'Imana? Nimumara kujya mukabyibuha, mukubaka amazu mukayabamo, nimumara kujya muri Amerika na Australia na Canada n'ahandi, Imana izakomeza ibi ya mbere mu buzima bwanyu. Hari abantu berekwa gupfukama bakiri hano cyangwa bakiri hakurya iriya, bageze aho bagera biranga, ifu n'amavuta bije, ntibongera gusabana n'Imana. Kugira ngo baramye Imana yabibahaye, baramye ibintu. Uzakomeza gucumbikira Eliya? Uzakomeza kuza mu nzu y'Imana? Imana izakomeza kuba iya mbere, cyangwa uzavuga atahuye nageze aho najyaga? Ikindi cya 9, yarageragejwe apfusha umwana. Reka mbabwize ukuri, Yesu ntiyigeze aduha garanti ko tutazaca mu bigeragezo. Yaravuze ngo mu isi muri n'amakuba, muhumure nanesheje isi. Ntabwo naza hano ngo nkubwire ngo ibigeragezo birarangiye, ngo ntuzongera guhura nabyo. Ibigeragezo bihindura envelope bifunyitsemwo. Bishobora kuza muri envelope y'umukara, ejo bikaza mu y'icyatsi, ejo bikaza mu y'umweru. Biterwa n'uburyo gusa wubatse imbere muri wewe. Ariko gupfusha umwana, gupfusha ikintu cy'ingenzi yari afite, byamubayeho. Bibiliya iravuga ngo bageragezwe nk'uko Imana ishaka, babitse ubugingo bwabo umuremyi wo kwizegwa, bagumye bakora ibyiza. Tugwana n'isi na Satani n'umubiri. Ntabwo tuzabura inzitizi, ntabwo tuzabura ibigeragezo, ahubwo twikomeze ku Mana. Icya 10, apfushije umwana, yagiye kureba Eliya. Bariza umuntu mwicaranye ngo iyo ugeragejwe wowe ujya hehe? Ujya kureba Eliya? Umusaraba ni ikimenyetso cyiza, ni ikimenyetso cyiza mu buzima bwawe bw'ubupfakazi n'indi mibabaro wacamo. Kiriya giti gihagaze ni umubano wawe n'Imana, igiti gitambitse n'umubano wawe n'abandi. Hanyuma nibijya bikugora ujye bizamukana ku Mana. Kiriya giti gihagaze ni umubano wawe n'Imana, ni ugukundisha Imana umutima wose, ni ubusabane bwawe n'Imana, ni ugutanga raporo ngo urebe ko Imana ikurebere ko ibyo ukora biri ukuri. Yagiye kureba Eliya, twebwe tubijyana he? Hagiye ducire bandi manza, niba twitaho, niba tuba hafi.
hanyuma ikindi, Eliya yazamukanye umwana yapfuye mu cyumba cyo hejuru. Hano mu mutima ni icyumba cyo hejuru, hanyuma hano hasi ni icyumba cyo hasi. Dukwiye kuba hano kuruta kuba hano. Dukwiye kuba hano aho dusabanira n'Imana kuruta gora tujya buri munsi gusa. Ibyo byumba bibiri byo biturabigira. Hanyuma icuturamwe ni iki? Icyanyuma sorejeho, umwana ubuzima bwaragarutse. Reka nsoze gutyo. Iyo umuntu yakize ibikomere atanga ubuzima. Iyo umuntu atarakira ibikomere nawe arakomeretse. Nubwo waba waranyuze mu bikomeye bingana gute, ukwiye kuba umuntu utanga ubuzima. Ukwiye kuba umuntu ufite ubuzima kandi an abundance. Bibiliya iravuga ngo yaje kugira ngo intama zibone ubugingo kandi zibone bwinshi. Eliya yahavuye umwana ahawe ubuzima. Icyampa muri iki giterano ukahakura ubuzima wasangiza abandi, ukahakura gukira wasangiza abagize umuryango wawe. Imana ikumpera ubuzima. Twunamisha amaso dusenge. Ninde muntu uvuga ati ntiraririye, nari mfite ubuzima bucubangana, nari mfite ubuzima butuzuye, nari mfite ubuzima bumeze nabi, ariko nifuza ko Imana inyongera ubuzima bw'umwuka mu marangamutima, ubuzima bufadika kugira ngo nanjye mbone gutanga ubuzima. Haguruka mu mwanya wawe dufatanye gusenga, tubwire Imana ngo Mana duhe ubuzima kandi ubuzima bwuzuye, hanyuma tuba abantu beza bashobora guhuza ubuzima n'ijambo ry'Imana. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli kandi Mana yacu, waje gutanga ubuzima kandi bwinshi. Muri wowe turaruhuka, muri wowe turahumurizwa, muri wowe intege nke zihinduka imbaraga, muri wowe gutsindwa bihinduka gutsinda. Turasenze kugira ngo uduhe ubuzima mu mwuzuro, ubuzima bwinshi, tubone gutanga ubuzima mu bandi. Twese duhagaze imbere yawe, turi mu isi dukamura, turi mu isi iri mu bibazo tudafitiye ibisubizo, turi mu isi itugora, ariko kuza imbere yawe bizana ihumure, kuza imbere yawe bizana amahoro, kuza imbere yawe birahumuriza. Turasenze ngo uduhe ubuzima. Birashoboka ko ibyo twaciyemwo byadusize habi, byasize Mwami ubuzima bwacu bucishirwa bugufi, ariko wongere utwuzuze, twongere dukora ibyo dushakaho. Ineza yawe nibane na buri wese Mwami. Uri uwo kwizerwa ku manywa, uri uwo kwizerwa nijoro, uri uwo kwizerwa ibihe byose. Turabizi ko uzatugirira neza. Ifu n'amavuta birahari. Kuba twaracumbikiye uruta Eliya ni Yesu umwana w'Imana. Kuba twaracumbikiye Imana muri twe, turabizi ko utazareka kutugirira neza. Udushoboze guhagarara hakwiriye kugira ngo dukore ibyo dushakaho, kandi mu butware bw'ijambo ryawe ukiza indwara, ukiza umubabaro, ukiza agahinda, ukiza intimba, ukiza ibigeragezo. Ubuntu bw'Imana bugwire mu izina rya Kristo Yesu. Amen.